Ruswa izacika ryari? Icyo ni ikibazo nanjye nafitiye igisubizo. Transparency International Rwanda, umuryango urwanya ruswa n'akarengane, utewe impungenge n'ibyuho bya ruswa bigaragara mu nzego z'uburezi n'ubuzima. Abaturage batuye mu bice bitandukanye by'igihugu baravuga ko batewe impungenge n'ibyuho bya ruswa bikigaragara hirya no hino mu nzego zitandukanye, by'umwihariko mu burezi no mu buzima. Umunyamabanga mukuru wa Transparency International Rwanda, Apollinaire Mupiganyi, avuga ko igipimo cya 3 na 5 byagaragaye mu rwego rw'uburezi kiri hejuru cyane, ngo muri izi nzego hagaragaye cyane ibyuho bya ruswa birimo ishingiye ku kimenyane gikorwa mu gihe cyo gutanga akazi cyangwa se serivisi, bikaba bigira ingaruka cyane ku byiciro bitandukanye by'abaturage biganjemo abakene, abagore, abafite ubumuga ndetse n'abandi bashobora kugirwaho ingaruka no kubura izo serivisi mu gihe basabwe ruswa. Bamwe mu baganiriye na Kigali Today dukesha iyi nkuru bayibwiye ko muri izo nzego hakirimo ibyuho bya ruswa biri ku gipimo kiri hejuru, kuko ari ibintu babona kenshi iyo bagiye gushaka izo serivisi. Uwo twise Mutesi yagize ati, ndavuga ibyo nabonye ntago ari ibyo numvishe ku bandi, aho umuntu agenda agiye gusaba serivisi yo kugira ngo avurwe kandi yazindutse yageze ku bitaro hakiri kare, hakaba haje undi muntu uziranye na muganga urimo akamuhamagara kuri telefone, muganga akaba aramubwira ati injira, wa wundi bikaba ngombwa ko ahirirwa cyangwa agahamara igihe kirekire. Urumva umwanya batakaje kandi yazindutse. Akomeza agira ati, muri serivisi y'ababyeyi batwite hari igihe umuganga aba ari nk'umugabo, agenda ngagiye kugusuzuma, yajya kugusuzuma akabanza agakinga agashaka uko agusambanya, kandi byabayeho, byaragaragaye, ntago ari inkuru umuntu ambwira, nta nubwo ari ibintu bihimbano, ibi ni ibintu bibaho, nanjye ku giti cyanjye byambayeho. Mugenzi we Twisakimana ufite umwana w'umukobwa wavukanye ubumuga bukomatanyije avuga ko yavukijwe uburenganzira bwo kwiga ndetse no kuvuzwa bifite aho bihuriye n'uko yabuze amafaranga ya ruswa atanga. Mu magambo ye agira ati, nyuma yaho nza kumenya ko hari umucuruzi ufite umwana umeze nk'uwanjye, tukaba twese turi mu cyiciro cya 3. Buri ibyiciro byagiye bidukoraho. We yagiye kwaka serivisi kugira ngo abone uko azavuza umwana we akomeze n'uburezi bwe, baramuhindurira bamuvana mu cyiciro cya 3 bamushyira muri 1. Bimenye nanjye ngiyeyo baranyangira, nuko umwana avuzwa uburenganzira gutyo. Ubu twicaranye mu rugo, mbese imirimo yose isaba kugira ngo ndenge urugo tuba turi kumwe kugira ngo hatagira uwamuhohotera. Ibyo abaturage bavuga binashimangirwa n'ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango urwanya ruswa n'akarengane ukimakaza imiyoborere myiza, Transparency International Rwanda, bugashyirwa hanze tariki ya 30 Gicurasi 2024, bwagaragaje ko hakigaragara ibyuho bya ruswa mu nzego z'uburezi n'ubuzima. N'ubushakashatsi bwakorewe mu turere 5 tw'igihugu hakoreshejwe uburyo bw'ikusanyamakuru. Mu biganiro byagaragaje ko ibyuho bya ruswa biri hejuru muri serivisi zitangirwa mu nzego z'uburezi ugereranyije n'iz'ubuzima. Umunyamabanga mukuru wa Transparency International Rwanda, Apollinaire Mupiganyi, avuga ko mu hantu batoranyije hagera kuri 5 hatangirwa serivisi muri izo nzego basanze ibyuho bya ruswa biri hejuru. Ati, ntabwo ishusho ari nziza cyane, by'umwihariko muri serivisi z'uburezi biragaragara ko ibyuho bya ruswa biri hejuru cyane, kuko mu hantu hatangirwa serivisi twatoranyije hagera kuri 5 biri hagati ya 3 na 5. Bivuze ngo ibyuho bya ruswa biri hejuru, bitandukanye n'ibyo twabonye mu buzima mu hantu hatangirwa serivisi cyangwa aho abaturage bashobora guhura na ruswa. Ubwo rero wakibaza uti, ruswa izacika ryari? Nguma kuri Mira Rwanda, isoko y'amakuru nyakuri kandi yizewe.